ndasubiyemwo urabatizwa mu izina rya data umviriza urazi kibi data yadukoreye mu muryango agasiga dutanye automatiza mu izina rya muyomba cyangwa mu izina rya mawe ukabona rya data cyangwa uhindure ubatiza mu izina rya kuzine sawa ndiko ndabaza ikintu kimwe abamera yafunga mu gice mu kigo sawa cyo ndamwemereye sawa ukuntu nari kirayi bangahe batatu icyari kandi nabaga muri chambre ngana we foto iyo foto yabaga batatu natangiye uburaya afite imyaka 10 kuri 13 nagutwara umugabo karirimba urwubonye uza mukabango ituro n'ubugesiko kwarwana nk'iyashikaramu ntago turya iwanyu turya amafaranga avuye mu maturo iwanyu turya amafaranga avuye mu maturo Bibiliya ivuga ko tugomba kurya amafaranga avuye mu maturo mbere yo kurwanya ituro banza uce Bibiliya ushyire muri pubere nawe Imana ariko ibanze gucamo kabiri ibintu mwigize ko wagira ngo mutekereza ko Imana ibatinya hari abantu mu Rwanda mbona wagira ngo mutekereza ko Imana ibatinya waje se nkamenya yuko MTN ari yawe kandi njya numva ngo ku myaka y'ineza miliyari 100 ukaza ufite kanseri ngo nisengere naguha miliyari y'amanyarwanda Jonathan ndeba mu maso ndiko hareba pe so kufite daimoni gusore naguha miliyari God have mercy upon us suranzi kabiri gisiba cyanje dusugitange niko ndagwani nambara mwese garuka gisibira goye uranzi kabiri gisiba cyanje dusugitange niko ndagwani nambara mwese garuka gisibira goye uranzi kabiri gisiba cyanje dusugitange niko ndagwani nambara mwese garuka Mugore kabyuka kaza kugushyuhiriza uvuye mu kabari none ubwo bucakarasha nta mugore umunyarwanda ukibaho gutyo abagore batarisobanukirwa nibo bakimeza gutyo umugabo niba yarakuroza uzamituro ngusengere ngewe nari igisambo ntabwo nari ingegera aba banura amabasiri menera yo mu gipangu biba n'imyenda ku mugozi ni ingegera ntabwo ari igisambo ko naranguzaga miliyoni 13 commercial mu magazine atarayanjye nakoreshaga inama ya burugumesitiri ntiba imirenge amasegiteri 3 miliyoni 3 n'igice babeshya ko nzabakoreshereza umuhanda na n'ubu sindawukore savye imbabazi 2008 nararaga mu sigitanda cy'umugore n'umugabo mukaza kuryama amazi hari n'abazaga kuryama mbere yuko baryama bakabanza bagatikagurana nkabategeza kugira ngo banze biyunga bamara kwiyunga nkabiba nijoro basinziriye ubu no muri riteraniro ntago naburamo batatu nabanze munsi y'igitanda cyabo nyoboye amabandi 73 harimo umugenzuzi n'ushinzwe discipline na secretary ufite masters n'umubitsi muri lisansi kuko twari twarize kabona umuntu arifashe ku cyumweru ngo ari ku cyumweru n'umunsi twabonye kuruhuka ngo njyanye abana ngiye kubereka imvubu abana bawe abandi twagiye kubereka Imana bawe ugiye kubereka imvubu imvubu niyo yaguhaye abana kana k'imyaka 15 karagutuka kuri nyoko kabutse ngasature nkanige nkawanya n'ikibambasi narakijijwe kabarera gufasha bikagusharirira nahundi wari kugahanya n'igikuta hari umuntu uzi inshuti yawe ugasirikora inshuti ariko ukagoranwa muri ibindi akabiri ariko Biata agoranwa na Dawudi mushamo washinzwe mu gitondo agoranwa nawe n'ijoro hari impanuka mbonye imbere yawe ndetse no kuni wanyu wowe musore hari ukuntu muri famiye yiwanyu hari ibintu by'imyuka mibi bikototera kugira ngo bikuze umugisha wawe ariko Imana igukuyeho ubusazi zana igitambo zana ituro ry'ishimwe yuko Imana igukingiye kuko bari baragutanzaho 300 babitanga ku mupfumu kugira ngo bugire nabi uzapfusaze umugisha wawe bawutware ariko ibyo 300 batanze ndagira ngo ubishaka ubizane mu nzu y'Imana utange icyo gitambo gikura icyo batayibonye kugira ngo Imana ikugire neza mu izina rya Yesu ugerageze uzane icyo gitambo ayo mafaranga 300 Imana irimo kugira ngo nayo ikurwanirire ibyo abapfumu babatanzeho nawe yatange ku Mana ubundi Imana ibone imbaraga zo kurwana mu izina rya Yesu ku murongo wa 22 jambo ry'umutwe ravuga ngo Yesu azura Lazaro Yesu azura nde Yesu azura nde azura nde hari hafuye nde hari hafuye nde inde